tujye ku mashini rero. Iyi mashini biragaragara ko ihagaze mu gaciro k'amafaranga angana iki? iyi mashini iba ihagaze miliyoni ebyiri. Miliyoni ebyiri. Turi Musanze mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, akagari niba bakita Cyabararika, ni Cyabararika. Yes, ni Cyabararika, aho bita neza neza kuri Etiru uzamuka mu mujyi wa Musanze. Ni agasozi uzamuka agapando, ubundi tugira ahantu abapolisi bakunda guhagarara, cyangwa se niyo zebra crossing ya mbere urenga ukagera ahantu abapolisi bakunda guhagarara. Naho ngaho ni Mr. Jean Ngugu kuri Iris Rwanda TV. Icya mbere manza kubabwira, yongeye kubabwira inkuru nk'ingiyi: kora subscribe, ukore like, ukore share na comment. Ubundi mbereke hano umujeni ukora ibintu bidasanzwe. Ngeze hano ku kimashini nsanga umujeni ameze nk'umuntu uri busy. Iki kintu kimeze nk'ikintu gikatira ubwatsi. Hari umuntu nasuye ukora ikimashini gikatira ubwatsi inka, ariko uyu nguyu batubwiye ngo hari akora ibimashini byinshi bigiye bitandukanye. Agiye gutangira atubwira amazina ye. Murakubona ko tumusanze mu kazi. Bakwita nde? Nitwa Niyomugabo Pascal. Pascal, uraho neza? Muraho. Cyakoze. Pascal, wirirwamo hano n'itaburiya? Mba ni mu kazi kose, nawe uri kubibona. Pascal, dusanze rero hano umuntu wumvishe Niyomugabo Pascal. Uri muntu ki? Ndi umugabo, nitwa Niyomugabo Pascal, ndi umutekinisiye. Nkora ibintu bigendanye n'izi mashini zikata amabuye, ariko ubusanzwe n'ubundi ntabwo ari izi zikata amabuye gusa. Dukunda gukora amashini zose, harimo iz'abantu bagenda bakenera nk'abantu b'abubatsi, nk'izikunze kuba zibumba boroke, hakabamo izibeta imyaka. Murabizi ko abaturage bakunda kugira imashini zibeta imyaka kandi bazikenera cyane, nazo tuzikorera hano muri iyi kampani yacu. Nze gusaba kameramani ugende umuvinga nta kibazo, ariko twerekane ibice bigize iyi mashini. Noneho ngiye gutangira nkubaza. Hano hari vora. Iyi vora kameramani yerekane do. Icyambere duhere kuri vora. Iki kintu ubwo iyi ngiyi driving ibiki? Iyi vora rero ni ukugira ngo ifashe umuntu urimo gukatisha ino mashini. Ukubona utangiye kuzunguza, turebe kameramani twajya hano hejuru. Kugira ngo igende, yego, iregera neza. ubwo iri kuzamuka. Ubwo iri kuzamuka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo imworoherere mu kuyikoresha, akoresha ino vora. Ubu itangiye kwegera ryabuye. Yashaka akazamura cyangwa se akamanura. Ubwo komeza umanure mpaka iri buye. Iyi mashini iyi bayita? Iyi ngiyi bayita disk. Kugeza ahangaha iyi mashini noneho igeze kuri iri buye tugiye gukata. kuvuga ngo urayimanura ku buryo iza igasatira, igasatira rino buye. None iyo imaze gusatira uhita utangira ugasunika. Kuvuga ngo iyo irimo gusunika urwembe urwo ruhita rukeba. uba ufashe n'umukondo rero ukagenda urimo kuyimanura cyane kugira ngo ibashe kurikata neza ngo irirangize. Twagiye rero hano ndi kuhabona akantu kameze nka robine. Ako kantu kameze nka robine ni ukuvuga ngo ino mashini irimo gukata ikoresha amazi. Ni ukuvuga ngo hano hari umupira uba ucometseho uturuka kuri robine. Hano naho amazi rero acengera muri utu tuntu. ni uko musanze nari ndimo kuyikora ariko ntari nayikorera finisage ngo irangire. Hano haba hariho imipira ijyanamo. Hano ndi kukabona kenge hano. utu tuntu dufite twenge. aha rero iyo amazi arimo kumanuka aca muri utu tuntu akamanukamo hano. Hano hari akandi kantu naho nshyiraho, uwo mupira uraza ukazunguruka hano uhita ucomekamo hano gutya neza. hariya ndi kuhabona cya kintu kimeze nka bacyita dinamo. Yego, iyi dinamo rero niyo bashyiramo umuriro. Umuriro bamara kuwucomekamo niwo ukaraga runo rwembe. ubwo ni nka generator. Ni nka generator. bawucomekamo hano dinamo ikikaraga. muri kubona imikoba yayo. ino mikoba rero niyo ituma urwembe rutarwikaraga. Pascal, ntekereza hano hari ubwenge bwinshi. Wenda twegeremo hano imbere tuganire, noneho abantu baze kumenya. Tuganire muri background y'aya mamashini. Hano ndi kubona ari menshi. Ngwino dutembere tuhagane hano tuze aba ari bwo twinjiye mu kiganiro. Umuntu yakwibaza, ubu bumenyi wabukuye hehe? ubumenyi nabwize mu ishuri.
rya EPRC Tumba muri kubona nko nk'itaburiya nambaye twamamarira EPRC Tumba bazatwishyura na EPRC Tumba kana abana twegereho mu gato kugira ngo tuge mu kiganiro kiri close up nta kibazo nabyize mu buryo bw'ubusuderi nabyize mu buryo bw'ubusuderi mbasha kubyiga niga iby'ibanze byo gusudira nyine ariko nyuma yaho nyimara kumenya gusudira ngenda nkora ibintu bigendanye n'inzugi n'amadirishya ubu bwenge rero bwagiye buzamo ntekereza uburyo nakora ibintu bigendanye na mashini byo gufasha abaturage ndabitekereza nk'uzi imashini ya mbere nabanje ku mashini ibeta imyaka mbona ndayikoze cyo bita hingini mbona ndayikoze irakoze kandi ibeta imyaka neza mbasha gukomeza gutekereza no gukora izindi mashini zigiye zizunganirana n'ubundi kuri izo ngizo zikata kuri izo ngizo zibeta imyaka ndayikora rero irarangira mbonye ari byiza rero nkomerezaho no kubona ubundi bwenge nkora n'izi mashini zikata amabuye maze kubona ko muri Musanze hari amabuye menshi kandi bashobora kuba bayabyaza umusaruro mba nkoze imashini rero ikata amabuye ndayigurisha irakora abantu barayikunda kuko gukora n'izi zose umuntu yakwibaza ngo Pascal bana duhere kuburiwe amashuri yawe abanza segonderi wize ibiki segonderi mu bijyanye na segonderi nize ibintu bigendanye n'ubukerarugendo turizime ubu yivuye mba nyivuyemo ndabareka mbasi ndebe ko nakwihangira umurimo nijye mu bintu bya nijye mu gitekinisiye nijye mu gitekinisiye mba mbashije kujya kwiga rero mu bintu bya short course uri focus cyane yego bya short course byo kwiga kumuvinga cyane agarira hamwe nta kibazo yego mba nigire mu ishuri rero byo kwiga ibintu bya short course by'amezi make bitewe nuko nari ndangije segonderi nkeneye kongeraho ubundi bumenyi gusa ubwo rero ibyo bya short course byo kwiga mu ishuri nibyo nabonye nkunze bari ibyo niyiziramo short course y'ibi bintu wayize amezi angahe byiza amezi 6 ntago ari amezi menshi ukaba ugeze ku rwego rwo gukora ibintu bingana gutya cyane rwose hari abantu bafitemo ababenjiniyeri badashobora kugutekereza gutya cyane rwose biba bigendanye n'ubumenyi bw'umuntu nyine no gukunda ikintu ari kumva yiyumvamo ati gukunda ikintu umuntu yiyumvamo biragaragara ko kiri umujene utarakura cyane ufite abana bangahe ntago mfite abana benshi ariko mfite abana babiri uko ngana urashaka kurenza babiri uko ngana uku mbonye umurimo nzajya nkora uzajya wahera abana nzana umudamu bashaka kugira abana tujye ku mashini rero iyi mashini biragaragara ko ihagaze mu gaciro k'amafaranga angana iki iyi mashini iba ihagaze miliyoni 2 miliyoni 2 ari imashini yoroshye bitewe n'ibi bikoresho ibyuma biba bihenze iyi moteri muri kubona ariyo dinamo igura 450 ruriya rwembe naberetse kare kanambike hano yego ruriya rwembe naberetse kare rugura 300 ubwo kumva ngo 450 guteranyaho 300 bikabaye 700 biba bibaye 700 ni uko ngo ayandi mafaranga rero nayibi bikoresho n'abakozi nayibi bikoresho by'ibyuma n'umuriro n'abakozi bigenda rero igaragara miliyoni 2 umuntu yakwibaza ubushobozi wabukuye hehe cyane ko wari usoje kwiga warize tourisme uvuye mu bukerarugendo ugiye muri short course cyangwa se bafata mu gihe gitoya cy'amezi 6 nayo cyo leta y'u Rwanda igenda ikangurira abantu kuba bajya mu bakihangira igishoro cyane cyo gukora imashini yawe igishoro cyane cyo gukora imashini ya mbere rero nagishatse nk'amezi hane genda ngura icyuma nza ndambika aha ngaha ko mbonye amafaranga makeya nkagura icyuma nkaza nkarambika paka mbonye ibyuma byujuje imashini kuvuga ngo rero narayikoze irarangira abantu nzi bayigenda bayikenera bafite amabuye nibwo nazaga mbereka sample iyo nakoze nkabereka nyine sample kugira ngo bagire icyizere bazajye bampa mande maze mbakorere ahora gikuye ni wowe cyaje mu mutwe uraryamye ni njyewe cyane rwose
umuntu yakubaza Pascal ese ukora mu buryo buzwi nta nkunga wabona ya leta ku bweki yagusapotinga ikagusunika kugira ngo wabasha gukora oya nta nkunga ya leta nayo nabona bivuze muramutse ubonye nka support ubundi gufasha ukajya nk'umushinga cyangwa se leta ikagusunika kwitaho ibi byagusunika ukaba wakora ibirenze ibingibi nakora ibirenze ibingibi kandi banyeneye no kuba ubumenyi bwanjye buriya buzwi n'abantu bakeya ndamutse mbonye inkunga nakwigisha n'abandi bana nkagira ishuri kwigisha ubumenyi bwanjye nkabasakaza ku bandi bana ni ukuvuga ngo abana bize ibijyanye na engineer y'ibintu byo gukata no gutyaza amaponseze n'ibiki bashobora kugusanga cyane ko abenshi babikora ntabwo baba barabyize bashobora kugusanga bakajya bakora n'amastage dufite amashuri menshi za IPRC za Nyakinama za Izebusogo hariho naho abantu bakenera ibikoresho bigiye bitandukanye by'amamashini ugasanga nka IPRC Kicukiro bakaba baje baguhereza n'abanyeshuri ukabahereza amastage cyane ko umunyarwanda rugari yego cyane rwose kampani yanjye yitwa Pass Technique Company bajya baza nkabakoreza stage nta kibazo iranditse muri RDB cyangwa iranditse muri RDB nta kibazo Pascal umaze imyaka ingahe rero ukora ibi bikorwa mvango umaze imyaka nabanje kujya ngerageza abanza kwitinya kugira ngo nkumva yuko nta shinga company ngo bibe byakunda maze imyaka ibiri ntabwo ari mikeya mu myaka ibiri twavuga ngo company imaze kugeza mu company yanjye ikomeje kugenda mbonamo udufaranga ari nako nkomeza kugira ngo ngende nyizamura no kwicara mbasha kuba nazana umudamu nubaka n'urugo ngubu hariya muri Yaounde niyo mba n'abashyitsi n'umugabo ntabwo ukodesha haze ni byiza ku myaka yawe ukaba ufite inzu mu cyangwa Musanze no ku buzima bw'Umusanze buhenze nawe niho kavukiye muri Musanze ntabwo ariho kavukiye mba naraturutse ubu ngubu nko mu majyepfo ntaza ndimo gushakisha naturutse Nyaruguru ihuye naturutse mu karere ka Ruhango abantu bahari bakunda kugira ubushakashatsi bwinshi cyane urazamutse rero twasanze ubu hano uhafite imashini zingahe ubungubu harimo imashini 20 izi zose zifite ku mpande ku buryo ki wenda utazazikora ukaba wabura isoko ugasanga urazikoze ariko zibuze isoko ziguze abakiriya nyimara gukora iyo mashini ya sample nakomeje kugenda nyereka abantu kugira ngo babashe kugira icyizere ubu ngubu izi ngizi ni iz'umuntu ubu zizajyana he ubu izi ngizi zizajya mu gihugu cya Kongo ni ukuvuga ngo warenze kuba wakora abantu bari mu Rwanda ubu gukorera abandi bantu bari no mu bindi bihugu ni ukuvuga ngo basabona abanyabacururiza bari mu Uganda mwaba mwagara imashini kata amayinja cyangwa twohereze ko 8 ni ukuvuga ngo izi mashini zose zizapakirwa z'ikigo zose zizapakirwa n'abo muri Uganda bajya baza nabo bagapakira bakajyana muri Uganda abanyarwanda si barabyumva abanyarwanda barabyumva cyane nta kibazo nabo narabahaye uretse abajya baza bagiye kubigera mu zo bafite kubera yuko abazigura zirabahira nabo bakabona abakiriya bakagurisha amapave ari abanyarwanda ndabahara muri Uganda n'abo muri Kongo hose ubu ni ukuvuga ngo hano duhagaze harimo miliyoni 40 cyane Pasi kwakize ukiri muto ntabwo ari ugukiri mutoya ni nk'impano nyine n'umugisha w'Imana bayaguhaye nta kibazo cyo gukora ni gukomeza ko umuntu yakwibaza ngo iyi mashini yawe turi kubona hano se nturayihereza imashini izina nyita ko ari imashini ikata mu bintu ntabwo nari nayihereza ibyanyawe ku buryo nshobora kuba nakwandikaho nka bati iyi mashini ni n'ubwo ushaka izina ukajya wandikaho Pasi ugashyira antikete ugashyiraho brand naho yakorewe kandi made in Rwanda kwa Pasi imashini ukayita n'izi kikaba igihangano cyawe cyakwitiriwe nawe nibyo maze iminsi ndimo gutekereza ahubwo zamfashe maze ndebe ibyo zina nayizi ubwo sinani igitekerezo telefone zose ni telefone imashini zose ni imashini n'imodoka igira imashini n'imashini yogose ni imashini ni imashini ponseze ariko kwa kari imashini nyirayo yayise ponseze twagiye Pasi iyi mashini yawe ifite ubushobozi bwo kuba yakora nibura amapava nk'andiki ku munsi niba warabikwerekeye cyangwa se iyo usuye nk'abantu wayikoreye nubwo utakwivuga amabi wumva bo
bakubwira ko ikora gutangiye wayibona wagutangiye kabina gatishuba wayibona umukozi gapfa ese maintenance yayo wayitekerejeho gute iyo yapfuye maintenance yayo komite iyo yapfuye ama PS yayo abahari baraza yabagurisha n'ubundi yabahereza wango rero ino mashini ubushobozi bwo gukata amabuye nageze kuri teriyazo aho zikatira cyangwa babara kuri metero kare yego abantu bazi iby'imibare kuri metero kare bahita babyumva cyane metero kare ni intambwe metero kare ni amabuye 50 wango ikata metero kare 20 ku munsi yego ubu Sam kwa nani mwagazi kuranga ku isoko iyo metero kare n'ubundi gura ibihumbi 12 ku isoko 12 yakase 20 ku munsi imagine saa kwiza ibihumbi 20 ku munsi cyane rwose byose dukoze calcul mental umuntu yakubaza rero imagine twari iminsi ngahe kugira ngo umaze kuyikora byuzuye neza ukaba wayihereza nk'umukiriya imashini inwa icyumweru cyuzuye icyumweru kimwe wisoje imashini twasanze abandi bakozi mukorana nk'uko abantu bari kubibona muri background bari kubaterura ni dinamisa nk'iremere muri tuje kuntu nabona gitero pesa abasore babiri murapigeza hejuru mbona bisaba kujyana cya kimaze wowe ese materiel gusiga Rwanda ziboneka ku byo koroshye ziraboneka ariko kandi Musanze ntabwo nkunze kuzibona materiel zose zireba kujya kuziterura i Kigali niho zivuga ni ukuvuga mwagize umugufu umenye ubwenge ugafungura curuza yabonye umukiriya buryo wa kabiri rero twaje ntihasanze abandi bakozi utabasha gukora wenyine nabahoraho cyangwa nabo uhamagara mu gihe ufite icyaha aba bakozi bose nabahoraho ufite abakozi bangahe abakozi bari Pasi Technical Company abakozi bane bahoraho kandi dafite icyo batwaye nibura se nabo batangiye kumenya kubikora cyangwa baracyari abayere nabo bamaze gutangira kumenya kubikora ko niyo nahari bari basigiye amaze bagasigara babikora imashini yuzuye imyaka yawe rero umaze kuba umubosi ufite abakozi bane uhemba nawe ukaba hari umwe nabonye ubyibushye dada ngwino hano wagaruke mu wakangara agarara hano nta kibazo rero kane uzi gusoma no kwandika ndabizi wagaruke mu wakangara wakabiri segonderi basi gatangira gukata nuko uraponsa wowe uzi guponsa nakata amasugire ndisugire amazina urakwita bitanu y'indorera prince amazina igihe kinini kubikora imaze mwaka mukimaze kugeza kuki cyangwa ukajya kwinywera dunda ubwonko nkukore save oya ngubu maze kujya nanjye dushinga mugura cyena duke mu minsi ndikuzabwiye pasi turayo nanjye ngiye kwikorera oya ntabwo nansezera kuko igihe kigenda kiza ubu amafaranga agenda yiyongera uko tugenda twiyongera n'abakiriya uri kuyabika kwa nguzane n'umugore kuzana umugore bo ntabwo ari vuba kubera nta n'ibimenyetso by'abagabo uragira dore urabizi nta bwanwa urame ubwo no hasi ntabwo zirame oya nshobora zihari urakoze cyane gushimire ubwo ni ubuhamya rero bwiza bwo mu rukumo ko Pasi hari abo yagiye ateza imbere yahoze ari umunyonzi w'amagare Pasi ufitemo n'umusitari wambaye nose film twin zaramwishe cyangwa n'ibishashi by'amazi kwita ndakingiriza Pasi uri muri kamera bakwita nebasi ikintu kidashaka kureba hejuru ni ingurube none kuko nguhagarara gusa mushaka mbare fi gutya uzagurishwa kubaganira shaka maze igihe cyane muri uyu mwuga imyaka 2 n'igice mutanyanye na Pasi cyangwa watangiriye ahandi hantu bisa nk'abatangiranye ariko nyine usudire wari usudire cyangwa
waraponsa naraponsaga we anyigisha gusudira anyigisha no gukora imashini sha harya kariya kavumbi nakaramwagaye kakugeze mu bihaha kariya kavumbi ko guponsa ntabwo kagera umuntu aba yarakamenyereye nawe murashaka nze ko mufite discipline arabugira ugasanga nk'aya masaha ya saa saba saa munani twasura uduhure twamaze kuhagera mu mutwe abantu bakora imirimo imwe nk'abo nsanze muri soko cyangwa namwe cy'inyamakuru arabasura ubutumwa wahereza abasheni bawe mu ngana bakirwa ku mihanda birirwa mu rumogi birirwa udashobora gusanga igitekerezo mu mutwe nabaha ngo gukunda umurimo bakava mu muhanda bakamenya icyo gukora bakiteza imbere bagateza n'igihugu imbere usugeje imyaka yo gutora yewe ejo ndi waratoye kuyisatira tugashimira cyane pasi tugana ku musozo hari ikiri ku mutima wawe wabwira abanyarwanda kuri IDC Rwanda TV ndetse na pasi tekinoloji ikiganiro kiri ku macana abiri ni ubutumwa wahereza abadukurikiranye kuri ayo macana ubutumwa nahereza abantu badukurikiye nuko banyoherereza nk'abana babo bagiye badafite icyo bakora nkaza nkaba nabigisha umurimo nabo bakagira ibyo bintu bahugiyeho kandi byazabateza imbere maze bakaba bakabikora abashaka kuba bakorera amasitaje nabo barangije kwiga bakaza kubona bakoresha amasitaje ubungura ubumenyi. Yes, ndarike abanyeshuri mwiga mu ma IPRS agiye atandukanye gutama IPRS menshi IPRS Musanze IPRS Tumba IPRS Kicukiro IPRS Huye IPRS Kitabe IPRS nyinshi cyane zigiye zitandukanye murimo munasoza mukeneye ubumenyi kugira ngo mube mwabasha kwihangira imirimo uje ku isoko ry'umurimo ufite ibyuzi wavanye mu ishuri n'ibyo wavanye kuri tele mugane Pass Technical Limited cyase company kugira ngo abasupporting yaba n'abarangije segonderi mu makoreje atandukanye mwamugana mu gihe cy'ibiruhuko ubundi akabahereza ubumenyi n'ahantu hagati cyane abanyeshuri bakwirirwa bakaba bahakura ubumenyi hari ibitekerezo byinshi cyane hano kuko dusanga twikoresho bitandukanye nkuko muri kubibona Pasi nkabona kubashije box two tumari box nitwo twavuyemo zino moteri bita Dynamo niko bita electronic motor 3 phase wabonye mwe nakubwiraga nuko byakorewe mu ruganda rwitwa German Standard bikorwa mu Bushinwa nibyo iyi mashini yawe nawe ugomba gusohora etiketi imeze gutya akaba ariho n'ikirangantego uyu mushina agukorera logo ugasura imashini wagitera nka hano ukagitera ahantu kugira kizakigaragara urabona ubu ngubu twamamaye yes basi twagushimira abakoze cyane abantu bajye kuri channel yawe bakore subscribe kandi bakore like share na comment kugira ngo utanga ubumenyi mu rwego rwo hejuru I wish ko tuzagusura utangiye ukati cyuma cya mbere tukazarinda twerekana imashini imaze kuzura neza yose twiteka no kuri tele igatangira gufatanya n'ibintu tukereka abantu bakoze cyane